Reka twongere dushimire Imana yakomeje kubana natwe, twaba tugiye kwigana amagambo yayo uyu munsi wa none. Turimo turiga intambara ikomeye muri iki gihembwe. Muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kwizera imyuka mibi kwashizwe ahagaragara. Kuri uyu munsi wa none dufite ingingo ivuga ngo urupfu mu isezerano rishya. Ku munsi w'ejo twabonaga amagambo avuga ngo urupfu mu isezerano rya kera. Reka mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho tubanze dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje ko wakomeje kubana natwe, twaba tugiye kwigana amagambo yawe meza kuri uyu munsi wa none. Tugusabe kugira ngo Mwuka wawe wera akomeze abane natwe muri aka kanya ubwo tujye kwiga amagambo yawe. Utuyobore muri byose, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urupfu mu isezerano rishya. Dusome amagambo aboneka muri Yohana igice cya 11, dusoma umurongo wa 11 tugeze uwa 14. Haragira hati 11 kugeza 14. Haragira umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu azura Lazaro. 11. Avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuga gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. Bene data, igihe Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro yakoresheje ijambo ibitotsi. Nyamara abigishwa be ntibabisobanukirwa, bagira ngo ni ibitotsi byo gusinzira kw'ibitotsi. Yakoresheje ijambo gusinzira, abigishwa be bagira ngo ni ugusinzira kw'ibitotsi. Ariko Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro. Kadusome n'umurongo wa 21 tugeze na 25. Haranditse ngo Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Bene data, Marita yarasobanukiwe neza ko ku munsi w'umuzuko uzabaho. Umunsi w'imperuka yarasobanukiwe ko azabaho umuzuko. Kandi yarazi ko umuzuko uzaba ari umuzuko w'abera, ubwo Yesu azaba agarutse. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere, dusome umurongo wa 10. Haranditse ngo ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Urupfu Kristo yaruhinduye ubusa, kandi yerekanishije ubugingo no kudapfa ubutumwa bwe bwiza. Kadusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, dusome igice cya 15, turasoma umurongo wa 51 tugeze wa 54. Umurongo wa 51 haranditse ngo dore mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu mubiri numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo bazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Bene data, Pawulo yari yizeye ko hari igihe kizagera umubiri ubora wambikwe kutabora, kandi umubiri upfa uzambikwe kudapfa. Kandi urupfu rukwiye kuzamirwa no kunesha. Igihe kizagera ubwo gupfa kuzaba kutakiriho,
Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 14 dusoma umurongo wa 15 tugeze uwa 17, haranditse ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basinziriye basigaye kugeza kuza k'umwami tutazasinzira na hato, tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Amena. Nuko bene data, abasinzire ntibazatubanziriza na hato, ahubwo bazakanguka duhereko tuzamukanwe nabo dusanganira umwami wacu mu kirere. Mbese bene data, aya magambo yo mu isezerano rishya abanditsi baryo basobanurira iby'urupfu gute ubigereranyije n'abanditsi bo mu isezerano rya kera? Bene data, ikigaragara nuko abanditsi bo mu isezerano rya kera bose n'abanditsi bo mu isezerano rishya bagaragaza urupfu nk'ibitotsi, kandi bose bizeye yuko nyuma y'urupfu hazabaho umuzuko w'abera, kandi abera nibamara bazazuka basanganire umwami mu kirere. Isezerano rishya n'isezerano rya kera yombi agaragaza urupfu rugereranywa n'ibitotsi. Muri Bibiliya ijambo ibitotsi rigereranywa n'urupfu inshuro zirenga 53. Abanditsi ba Bibiliya bemeranya ko nta buzima bukomeza kubaho mu bugingo budapfa buva mu mubiri w'umuntu akimara gupfa. Isezerano rishya ryongeraho indi ngingo yari yavuzwe mu isezerano rya kera, umuzuko utangaje ubwo Kristo azaba agarutse. Bene data, abanditsi ba Bibiliya barahakanye neza nta bugingo bubaho budapfa nyuma y'urupfu. Kandi isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera byose bihuriye ku kintu gikomeye cyane, ku muzuko utangaje ubwo Kristo azaba agarutse. Ubutumwa bwiza bushimangira ko ubugingo buhoraho muri Kristo kandi wenyine. Kandi abadayimoni bose b'ikuzimu ntabwo bashobora kwambura abizera ibyiringiro byabo by'ubugingo buhoraho. Kristo yatsinze urupfu ku musaraba. Ibituro ntabwo bigishoboye kugumana inzirakarengane. Kuzuka kwa Kristo ni igihamya kigaragaza ko ubwo azaba agarutse abizera bose bazazuka bakava mu bituro byabo. Mu by'ukuri kuzuka kwa Kristo ni igihamya gikomeye cyane kigaragaza yuko abizera Kristo bose ubwo Kristo azaba agarutse bazazuka bakava mu bituro byabo. Ngo zirikana aya magambo yavuzwe na Paulo: niba abapfuye batazuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Bene data, tukwiye kwizera ko Kristo yazutse, kandi mu by'ukuri ni iby'agaciro kuba Kristo yarazutse. Icyo ni igihamya kigaragaza yuko abizera Kristo nabo bazazuka. Niba tutizeye yuko nguko, mu by'ukuri n'abapfuye bakiranutse nabo bararimbutse. Mbese umuntu yakumva ate iyi mirongo niba abapfuye bakimara gupfa bahita bajya mu munezero w'ijuru? Ese Paulo yabashatse kuvuga iki ubwo avuga ko barimbutse, niba mu by'ukuri baramaze kugera mu ijuru? Bene data, tukwiye kuzirikana ikintu kimwe: ijuru twese tuzarigiramo rimwe, kandi abapfuye ntibazatanga na hato abazaba bakiriho. Ijuru rizajyamwo uwizeye Kristo, kandi umunsi ni umunsi umwe w'amateka. Igihe Kristo azagaruka nibwo abapfuye bose bazazuka bamwizeye bamusanganire bazamukane mu kirere. Ubwo rero ntago muri iki gihe umuntu upfa tuvuga ko iyo ari umukiranutsi ngo umwuka we ujya ahantu heza. Hoya, siko Bibiliya ibitubwira. Ahubwo uwapfuye ategereza umunsi w'amateka, ari umunsi w'umuzuko. Bene data, ahubwo icyo Paulo ashatse kuvuga
ni ukuzuka kwa Kristo ari urufatiro rwo kuzuka kwacu. Kandi yaba kuzuka kutarabayeho, ukwizera kwanyu kwaba kutagira umumaro, kandi muba mukiri mu byaha. Kandi abapfuye bakomeza kuba mu bituro, baba barimbutse. Aya masomo avuga kimwe n'andi masomo yo muri Bibiliya avuga ibyerekeranye n'ibyiringiro dufite mu muzuko ubwo Yesu azaba agarutse. Ubwo tuzabona umurage utazabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwo namwe mwabikiwe mu ijuru. None se niba bapfuye bari mu ijuru, kuki Petero avuga ku murage wabikiwe mu ijuru? Mu bigaragara abizera bo mu isezerano rishya bari bategeranyije amatsiko kugaruka kwa Yesu ndetse n'umuzuko w'abapfuye. Kandi ibi byiringiro byatumaga bakomeza kuba indahemuka mu bigeragezo byo muri ubu buzima. Bene data, tukwiye kwizera ko hari umuzuko, tukwiye kwizera ko dutegereje kuzuka kw'abera, kandi tukwiye kwitegera urupfu rwa Kristo rukwiye kutubera igihamya cy'uko abakiranutsi bazazuka bamusanganira mu kirere. Kandi umuzuko ukwiye kutubera ibyiringiro bikomeye by'imyizerere ya Gikristo. Bene data, nta gaciro umusaraba ari kuba umaze iyo hataza kubaho umuzuko. Iyo umuzuko utaza kubaho, umusaraba nta gaciro wari kuba ufite. Kandi umuzuko utabayeho, nta byiringiro twaba dufite. Rero umuzuko ni umugabane w'ingenzi mu kwizera kwacu. Reka nsabe Imana kugira ngo ikomeze iduhe kumvira ijambo ryayo mu murongo muzima. Reka dusenge Imana dusoza iki cyigisho cy'uyu munsi. Turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Turagusabye Mwami Imana kugira ngo uzakomeze ubane natwe no mu cyigisho gitaha. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.